Mwese mwahawe Mwuka Wera, mwese mwujujwe Mwuka Wera. Seko mbona marayika w'Imana anyura kw'izina ry'umuntu wese, akarishira mu mwanya waryo, akarishyiraho n'ikimenyetso. Mbese bakristo mwe mwiteguye gusubiza iki kibazo? Mwese mwahawe Mwuka Wera, kandi mwujujwe Mwuka Wera. Yesu ashimwe shefu we. Yesu ahimbazwe. Amahoro amahoro. Amahoro kuri twese. Kumakuru Amakuru ni meza. ndabona uri kumwenyura. Burya rega birakomeye kugira ngo abantu babyumve. Iyo Kristo yatashye muri wowe, urangwa no guhora uri smile. Yego. Umwenyura, bigaragara ko koko umwijima wamaze guhunga. Yego yego. Uri amahoro ariko? Ndamahoro, ndashimira Imana. Tugarutse muri studio. Ndabyishimiye cyane. Kandi ntabwo twari kureka kuhagaruka, kandi dufitiye abantu umwenda. Ndabyibuka ubushize ubwo twaganiraga n'abari badukurikiye, twabasezeraniye yuko tuzongera guhura kugira ngo ntange n'ubuhamya noneho mu buryo navuga burambuye, buri mu ncamake ariko bwumvikana, kugira ngo bigira abo bifasha, kuko nzi ko hari benshi bishobora gufasha, cyane ko hari abantu benshi baheze ishyanga, kandi nicyo Kristo cyamuteye kujya ku musaraba kugira ngo abo bantu babohorwe. Niyo mpamvu nanjye nishimiye kongera kugaruka muri studio kugira ngo nongere kubwira abaduteze amatwi iby'ubuhamya, kuko ubuhamya buriya ikintu bukora nuko bugira abo bukora ku mutima, nabo bakaba bafata imyanzuro, bagafata icyemezo mu gihe kirekire baba bamaze bari mu gihirahiro n'urujijo. Yego, urakoze cyane rero, Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Ikiganiro cyacu rero cy'uyu munsi, reka tugifunguze isomo riri muri Yohana igice cya 8. Turakoresha Bibiliya ebyiri nk'uko bisanzwe, turi gucukumbura dushakashaka ukuri ubundi kwari ukuhe, sibyo? Yego. Kubera ko n'isomo umwami Yesu yivugiye hano muri ubwe mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 8 umurongo wa 31, yaravuze ngo, nuko Yesu abwira abayahudi bari bamwemeye ati, nimukomera ku ijambo ryanjye muzaba mubaye abigishwa banjye by'ukuri, kandi muzamenya ukuri, maze ukuri kubahe kwigenga. Uri kubyumva? Iyo Bibiliya yawe yo yanditsemo ngo iki? Bibiliya yanjye rero, iyi Bibiliya yera mfite mu ntoki zanjye, sanze amagambo ari muri iri somo, uburyo baboneje imvugo ntabwo bihuye, ariko n'ubundi biba bifite ubusobanuro bumwe. Yego. Ahangaha ijambo rirambwira ngo, nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Yego, Imana ishimwe cyane. Ngira ngo impamvu umwami Yesu yavuze aya magambo, abantu bari mu bubata. Nawe ujye ubona ko abantu bari mu bubata. Abantu bari mu bubata. Yesu nawe mu gihe cye rero ahibereye, yari imbere y'abayahudi bameze batya, yarababwiye ati, mwebwe kubera ko hari abamwe, ubundi abayahudi banze Yesu. Yavukiye mu bayuda, ariko abayuda ntibamwemeye. Bamaze kumwanga, ntabwo bose bari baciriweho iteka, ishyanga ryose ry'abayuda komutere, kuko Imana yari yarasezeraniye abo bayuda amasezerano akomeye cyane, kandi ayo masezerano ntabwo yagombaga gutakara ku gasi, yagombaga kuyasohoza, kuko Imana isohoza amasezerano. Noneho Imana niko kuvuga iti, hariho abayuda bakeya bari baremeye Yesu. Abo bayuda rero nibo bagombaga gusohorezwa amasezerano yose Imana yari yarasezeraniye ishyanga ryayo. Iravuga ati rero, mwebwe mwanyemeye bo muri mwebwe, nimuguma mu ijambo ryanjye. Uri kubyumva? Aravuga ati, nimuguma mu ijambo ryanjye nibwo muzaba mubaye abigishwa banjye nyakuri.
mutaribayemo icyumweru, mutaribayemo umwaka, nimuribamo kugeza iteka ryose, nibwo muzaba mubaye abigishwa banjye nyakuri. Arangije arababwira ati namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzatuma mwigenga. Bishatse kuvuga iki? Ingoma y'abayuda ntabwo yigengaga kuko abaroma barayikoronezaga cyane, uri kubyumva, ariko bakoronizwaga kubera kutamenya ukuri. Yesu arabwira ati muzabanza mumenye ukuri mbere yuko muva muri ubwo bukoroni. Nimumenye ukuri, uko kuri niko kuzaba batura. Abantu bari imbata, kandi no muri iki gihe ubona abantu batari imbata. Muri iki gihe abantu barabaswe ku buryo bukomeye. Yego, rero icyo umwami Yesu ari kuvuga ari kukibwira natwe, kuko nusoma igice cya 11 cy'abaroma, amaherezo y'Abisirayeli, uzasanga ngo ibyo byose bizasohora ku b'iki gihe. Bishatse kuvuga ngo ni twebwe, sibyo? Arangije aravuga ati nuko rero namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura. Hano ngo niko kuzatuma mwigenga. Bishatse kuvuga ko abantu barabase kubera kutamenya ukuri. Kandi rero umwami Yesu ni wongeye umwuka we ni wongeye kwinjira muri Paulo, uravuga ngo kuko banze gukunda ukuri ngo bakizwe, nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye ngo bizere ibinyoma. Kandi umwami Yesu arangije hano niwe yabwiye aba bayuda, arababwira ati ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo. Ukuri abantu bagombaga kumenya ni uko Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Urabyumvise neza? Nta kubishidikanyaho, uko niko kuri kuzuye. Kristo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Ndabyibuka ubushize ni isomo nahise nsa nk'uwibandaho ku ikubitiro, kuko nta yindi nzira yo gukirizwamo. Nzahora mbivuga kuko nanjye navuye ahantu hari hakomeye, kuri njyewe hari hakomeye cyane, bigeze naho benshi babonaga yuko ntashobora kuhava. Nyamara narabatuwe kubw'ubuntu bwe. Rero nzahora mbihamya, kandi n'abandi bazakira muri ubwo buryo. Ntekereza yuko banezezwa no gutanga ubuhamya bwabo. Nta yindi nzira yo gukirizwamo uretse Kristo Yesu. Murakoze cyane rero. Rero ibyanditswe byera umwami Yesu mu magambo yivugiye, aravuze ngo namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura. Ngira ngo mu gushakashaka ukuri kwinshi nicyo kiri gutuma dukoresha Bibiliya yera, tugakoresha Bibiliya ntagatifu. Hariya tuhafite Bibiliya ijambo ry'Imana, tuhafite na Bibiliya y'Igifaransa, tuhafite na Bibiliya y'Icyongereza, kandi ayo magambo hari ahantu amagambo agenda busana, cyangwa hakagira aho byiyongeramo akandi kantu ukumva birushijeho gucengera neza. Niyo mpamvu tuzajya dukenera izo Bibiliya zombi kugira ngo tubashe kugera ku busobanuro bwimbitse ko umwami Yesu avuze ngo dore muri mu bubata. Ariko rero nimumenye ukuri kuzabakura muri ubwo bubata. Ni iryo shingiro ry'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mbere y'uko tugitangira rero, reka twake Imana uburenganzira kugira ngo idufashe, nk'uko abantu babyumvise tubisezerana. Wenda hari bamwe byabagiriye akamaro, nk'ibi ngibi tugiye gukora ku bw'ububasha bw'Imana, nabyo bizagirira abandi benshi akamaro, ndetse n'abandi basilamu, ndetse n'abandi bagatulika, ndetse n'abandi badive, ndetse n'abandi baporo, ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye, ababudiste, ba ryangombe, kubera kutamenya ukuri. Nabo nibumva ukuri kubuzaba bature, kugira ngo nabo bahindukire baze bemere umusaraba wa Kristo, kugira ngo tuzabane mu bwami bw'Imana. Amen. Reka dutangire dusenga rero. Nyakubahwa mu Mana ikomeye, tuje imbere yawe, kandi uravuga ngo amagambo mbabwira niyo mwuka kandi niyo bugingo. Urongera ukavuga ati uwumva amagambo yanjye yarangiza akizera ibyanditswe muri yo aba yamaze kwakira ubugingo buhoraho. Ugurura imitima yacu kugira ngo twakirane ijambo ryawe imitima yizera, twakire ubugingo buhoraho. Nibyo nsabiye buri muntu wese uduteze amatwi, nanjye nsabira n'umuvandimwe Isa, tubigusabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Isa, ni amahoro rero. Ni amahoro, turashimira Imana. Reka tugerageze aho twashingiye ikiganiro cyacu ubushize. Wari umusilamu. Yego, wari umusilamu, ariko haza kubaho impinduka bitewe n'ukuri, kuko umwami Yesu ari kuvuga ngo namwe muzamenya ukuri bitewe n'ukuri. Rero hari abantu benshi kubera kutamenya ukuri bari mu bubata, kandi ushobora gufashisha ubuhamya bwawe
kubwo kudutega amatwi kandi uyu murimo uri kugera kure cyane, reka abo bantu bakumve. Penrode, ndabashimiye cyane kandi Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo nibutse abaduteze amatwi ko iyo dutanga ubuhamya muri ubu buryo aba ari ukugira ngo abantu bumve yuko atari kwa kundi abantu bashobora kwihimbira ikintu ngo icyo kintu gihwihwiswe mu bundi buryo, aba ari ikintu gicikiwe mu buryo ubu n'ubu, ariko iyo byageze noneho ku itangazamakuru nibwo abantu babasha kumenya ngo koko bya bintu ni ukuri, kuko biba bigenewe cyangwa biba bigamije gushyirwa ku karubanda k'umugaragaro, kugira ngo iyo bishoboka n'uri ku isi wese amenye yuko Kristo ariho, amenye yuko Kristo uko yakoraga mu bihe bya kera ari nako n'ubu ngubu agikora, kandi ntabwo ibitangaza bya Kristo biba ngo bibe ku ruhande rumwe urundi birorere. Ibitangaza bya Kristo biba mu buryo bugiye butandukanye bwinshi, nubwo Penrode muri iki gihe usanga n'imyuka y'abadayimoni nayo ubwayo ikigaragariza mu bitangaza abantu bakora, ibyo ngibyo bikayobesha benshi. Ariko ndahamya ntashidikanya ko hari abantu baba bafite umwuka w'Imana ku buryo iyo ubirebye ubona yuko muri bo nta gukabya kurimo. Hari ibintu muri iki gihe by'amakabya nkuru, ariko ngewe ndagira ngo abantu baduteze amatwi bumve ko ubuhamya ngiye kubaha ntabwo ari ubuhamya bushingiye ku makabya nkuru, ntabwo ari ubuhamya bushingiye ku marangamutima. Ni njye ubwanjye n'umubiri wanjye n'amaguru yanjye, ubuhamya ngiye gutanga, ngiye kubwira hafi y'isi yose. Ni ubuhamya bushobora gufata abantu bukabakura mu cyiciro runaka bukabageza mu kindi cyiciro kandi gishimishije. Penrode, ndagira ngo nibutse abaduteze amatwi ko nk'uko bibabwiye dutangira, amazina yanjye nitwa Isa Akimana Impaye, nahoze ndi umuyisilamu ndetse mba mu idini igihe kirekire. Reka Isa, reka tubikore tubishyiremo amastage ameze gutya. Wari umusilamu, nyuma uza guhinduka wemera Yesu Kristo, uza kuba n'umudivantiste w'umunsi wa karindwi. Tugiye gufata ibyo byiciro tubigabanyemo wenda ibyiciro bitatu. Mbese icyiciro cy'ubusilamu wakigezemo gute? Wavutse uri umusilamu, wabigezemo gute? Mbese umaze kubigeramo wabayeho ute? Nyuma yaho waje kwemera Yesu Kristo gute, nk'uko wabivuze mu kiganiro cy'ubushize abantu bategereje kumva. Noneho uza gufata umwanzuro wo kuba warasukira mu badivantiste gute? Mbese amakuru yawe y'urugendo rw'iby'abadivantiste bw'uyu munsi ageze hehe? Ibyo bintu nibyo abantu bakeneye kumva kugira ngo noneho bamenye neza standard y'uburyo ibintu bigezeho. Uwo mwanya ugiye gutangira utubwira mbese wageze mu basilamu gute? Wavutse uri umusilamu, urugendo rw'abayisilamu rwagenze gute? Mbese kugira ngo udeside kuva mu bisilamu uhite wimukira noneho mu badive, urwo rugendo rwo rwagenze gute? Ese amakuru yawe y'urugendo rwawe rw'uyu munsi, dore ko abanyarwanda banavuga ngo nari umugabo ntihabwa intebe. Ubwo turakenera n'amakuru y'uyu munsi kugira ngo nayo twumve, mbese abaduteze amatwi bo ubwo buhamya nabwo baba babukeneye cyane. Ngaho rero wageze muri Isilamu gute mbere na mbere? Penrode, murakoze. Mbere y'uko ngera mu dini ya Isilamu nari umuprotestanti uruhuka ku cyumweru, nsengera muri EPR, Eglise Presbyterienne au Rwanda. Ngira ngo ahari mu magambo arambuye niko dushobora kuyisobanura. Ariko Penrode, ndagira ngo nkubwire ko burya iyo n'ubundi, kuko ngo Uwiteka abasha kurebera iherezo mu itangiriro, niko ibintu ubona nawe ubwawe utaruzi yuko bishobora kugenda gutyo, ariko ugahita wumva ko ari n'igitangaza gikomeye kandi kizabera abandi urugero n'icyitegererezo cyo gutinyura abantu kumva babayeho mu buryo ubu n'ubu. Haba hari igihe burya, kuko tutabasha kumenya ngo icyo Uwiteka atekereza, ntawe ubasha kumenya imigambi y'Uwiteka ku muntu. Niho nahise mbonera ikintu gikomeye, kuko nahereye ubwo nari umu EPR cyangwa nsengera mu itorero Eglise Presbyterienne mu Rwanda, nibwo
numvaga muri ngewe mfite intege nkeya, nkumva ndajya gusenga ngenda nseta ibirenge, ibintu byose nkabikora bigura intege, ariko nza kubona yuko wari umugambi w'Imana. Ubwo hari ibintu bijya bibaho ugasanga imibereho y'umwana arabaho nyine ajya aho bamujyanye, akantu kose kaje ugasanga umwana nyine aragashamadukira akagakurikira. Umuntu rero yaraje amfata ikiganza arambwira ati ngwino tugende, ngwino twijyanire gusenga. Ubwo abayisilamu baraza guhita babyumva, mfata ukuboko ati ngwino tujye gusari. Ariko ngenda n'ubundi ndi umwana, mu by'ukuri ntago nari nabasha kumenya gusobanukirwa n'ibyo bintu ndimo. Ndagenda tundiga, habaho igihe amahugurwa aragera yo kwiga, mbese nkomeza kugenda nkurira mu idini uko iminsi ishira, ariko hakaba ibyo nyine ngenda ndeba. Uko iminsi ishira hari uburyo ndagendaga numva ko nanjye hari uburyo ndi kugenda nkura, kandi njya mu bantu bafata imyanzuro ku bw'imitekerereze cyangwa ku bw'umutimanama. Igihe rero cyarageze mbona yuko ibyo ndimo nshobora gupfukama kugira ngo nsabe Imana niba uwo murongo ndimo ushobora kuba ari umurongo ushobora gukomezwa, cyangwa uwo murongo cyangwa ndetse iyo nzira ikarekwa. Nibwo rero cyakora nkaba nanone muri uko kubyiruka, nkabyirukira mu idini ya Isilamu, hajyaga habaho amavuna, hakabaho amavuna y'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, nkayakunda cyane, ngakunda kwitabira ibiterane byabereye ibunaka, nkajyayo nkumva ni ibintu bindyoheye. Ariko noneho Isilamu nayo ubwayo igategura ibiterane, ninza kubivuga abayisilamu bo bahita babyumva, ibiterane bizwi nka muhadhara cyangwa mihadhara, niko babyita mu Cyarabu. Ugasanga ibyo biterane intego yabyo aba ari iyo gusenya iyobokamana rya Gikristo, kubera ko habagaho ibiganiro mpaka, bakagira ibiganiro mpaka bishingiye ku kugwabiza cyangwa gutura hasi iyobokamana rya Gikristo, cyane ko Kristo Yesu batamuvugagaho rumwe, bakamushyira ku rwego ruciriritse nk'umuntu usanzwe. Ariko nanjye nkumva hari ikintu gitsika umutima, nkavuga mbese uyu Yesu uvugwa, Yesu uhabwa agaciro gakeya, Yesu bashobora gusimbuza Muhamadi nk'uwo bita intumwa y'Imana, mbese koko Yesu nkumva mfite amatsiko, nkumva umutima wanjye urashaka kumumenya ku buryo bwimbitse. Ariko igihe cyaje kugera kubwo kujya impaka, nanjye kubwo gupfukama nkumva hari ibintu bindwandira muri njyewe, nkumva hari ibyigishwa ntumva, ukabona ko n'ibiterane biba bishingiye ku mpaka. Noneho bigera ubwo nibaza ese koko iyobokamana ni impaka, bigera ubwo nibaza icyo kintu, kuki abantu bateranira kwiga ijambo ry'Imana ariko ukabona bafite umwuka wo guhangana. Benode byarambabaje, nimbivuga ndabivuga, nshobora kubivuga nko mu marangamutima ya kimuntu kuko tubayeho mu marangamutima, ariko nimbivuga ndagira ngo abaduteze amatwi baze kubyumva, baraza guhita babyumva. Yego. Buri gihe imibereho yanjye uko nagiye nkura negera hejuru, niko numvaga nshobora kurwanira Imana ishyaka, nkumva ibintu bishaka kugwabizwa ku bijyanye no gukiranukira Imana, nkumva birambabaza cyane. Byageze naho twari turi kwiga, hari umushehe watwigishaga, arangije numva ari guhakana isengesho rya data wa twese. Murabyibuka ko iri ari isengesho Kristo yatwigishije muri Matayo, avuga ngo nimujya musenga mujye mugira mutya, mujye muvuga mutya. Ariko icyo gihe wari utaremera Yesu. Icyo gihe nari ntaremera Yesu, ariko muri nge nkumva hari ibintu bitsika umutima. Noneho ugasanga n'isabato y'Imana iragibwaho impaka cyane. Buriya Isilamu ntabwo ishobora kwemera isabato y'Imana, bigera naho ivuga yuko isabato yakuweho mu bundi buryo, bakabisobanura mu bundi buryo. Aricyo kintu kimbabaza cyane, ukabona ko ahantu isabato ihakanwa nta wundi mwuka uba uretse umwuka w'abadayimoni. Byakomeje kugenda bimbabaza, bigera ubwo noneho icyo gihe turi kwigishwa n'uwo mushehe, uwo mwarimu yatwigishaga ibintu bijyanye n'ikorowani, atwigisha inyigisho z'idini,
ariko noneho ageze kuri iryo sengesho aravuga ngo iryo sengesho ntago ryemewe, ngo iryo sengesho ntiryemewe. Noneho numva hari ikintu kije kuniga, ndamubwira nti shehe hoya ntago nabyemera. Byageze aho nshaka no kubarwanya, noneho numva ntangiye kujya ngira umwuka wo kubarwanya, mbereka yuko isengesho rya data wa twese ari isengesho twahawe na Yesu. Niba mwemera sengesho riboneka no muri Korowani, ririya sengesho ntabwo naba nibuka neza niba hari aya zirivugaho, ariko bigaragara ko hari byinshi byirengagizwa. Buriya Penirode urabizi ko nitugaruka ku mwanzi, uburyo umwanzi yakomeje kugenda ahiga ubwoko bw'Imana ndetse abanza kurwanya Kristo ari we Mana, ntabwo umwanzi yigeze atwifuriza yuko twagaragaza ukuri kose, kuko nawe muri iyi minsi ya nyuma iheruka amateka y'isi, nawe icyo ashyize imbere ni ugushaka gukoresha ukuri kwinshi ariko akavangamo ibinyoma, akavangamo ikinyoma gikeya. Noneho ibyo ngibyo bikazashidikanyisha abantu batazaba bafite umwuka w'Imana, ntibabasha gutahura ibyo binyoma. Niho rero usanga n'ubundi birengagiza inyigisho, ugasanga bafite inyigisho nyamara ikorowani ubwaryo hakaba hari imirongo aya ivuga ku isabato, ikanagaragaza yuko abakerensaga isabato cyangwa abayihakanaga mu bundi buryo bashoboraga kugirwa inkende ngo ndetse n'ingurube. Hari imirongo ivuga kuri ibyo bintu, ukabona ko rero n'ubundi ukuri kwarirengagijwe. Nicyo cyakomeje kugenda kimbabaza, ariko noneho bigera ubwo ndakomeza ubuhamya bwo kuba mu idini, bigera ubwo noneho numva muri njyewe mfite intege nkeya. Mbere nakundaga gusari, aribyo bita gusenga n'ubundi. Bigera ubwo noneho numva ngize intege nke muri njye, ndavuga se noneho ko Mana kubizi ko najyaga nzi imbere yawe, nkaza imbere yawe mfite umurava, nkumva mfite imbaraga, noneho niki kinshi intege. Hari ibibaho n'ubu ngubu biracyabaho byitwa ibisibo, cyangwa se hari ibihe abayisilamu bagira byo kwiyiriza kurya no kunywa ku manywa, noneho bakarya izuba rirenze. Ngira ngo n'ubu ngubu birakorwa. Bigera ubwo narabikoraga, nkabikora numva ndi fiyeri, nkumva ndi umuntu ukomeye, nkumva ndi umuntu uri mu mbaraga z'Imana. Ariko mu bigaragara ni bwa buhendanyi bw'umwanzi. Satani afite ibihendo byinshi ahenda abantu kugira ngo abashyiremo imbaraga, bumva imbaraga ibasunika ko ari imbaraga y'Imana, ariko mu by'ukuri ugasanga nta kuri kw'ijambo ry'Imana kuri aho hantu, ahubwo hari imbaraga ishaka kukwigarurira kugira ngo uzabe imbata y'iyo mbaraga, ushobore no gupfira muri iyo mbaraga uzi ko ari imbaraga y'Imana, nyamara nta mwuka w'Imana uri aho hantu. Bigera ubwo numva ncitse intege. Nakundaga gusari, ariko numva gusari biranze, numva noneho bisigaye bindemereye, numva bisigaye bimbereye umutwaro. Ariko Penirode kubera gusoma ijambo ry'Imana, Bibiliya yera, naje watangiye gusoma Bibiliya ryari gute? Natangiye gusoma Bibiliya muri icyo gihe ubwo habagaho ibiganiro mpaka bijya impaka ku ijambo ry'Imana. Noneho nanjye nkumva ngize amatsiko. Icyo gihe nta Bibiliya nari mfite, ariko nkagira ubundi buryo nayitira nk'umuntu aho nyisanze nkayisoma. Nyamara umwuka w'Imana burya yari ari kuri njye, ntari namenya ngo bimeze gute. Bigera ubwo nshengerwa isomo riboneka muri Matayo igice cya 11. Iri ni isomo nshobora gusangiza abadukurikiye kugira ngo bumve yuko burya koko Imana iba ifite igihe ishobora gukiriza umuntu. Nubwo usanga abantu bagenda bakiheba, ugasanga abantu bagiye kwiciraho iteka ngo ntidushobora gukira, ariko naje gucengerwa n'isomo. Umwuka w'Imana amfasha kumvira isomo neza. Matayo igice cya 11. Aho ngaho rero ni mbere y'uko uhinduka umudivantiste. Ni mbere y'uko mpinduka umudivantiste rwose. Aho ngaho naho uraza kwatugerera, ariko hari ikindi kintu abantu bateze amatwi cyane kumva, uburyo wakiriye Yesu nyirizina. Naho uraza kwatugerera uhatuvira imuzi, noneho kugira ngo abantu noneho batagira ngo no gukurikira Yesu no guhinduka umudivantiste,
nibyo biba biguhesheje kuba uw'agakiza. yego wenda hatabara ahandi wanyuze cyangwa se hataraba hari indi nzira dukeneye kunyura, twaba abadive cyangwa abadive bakaba bumva ko bazajya mu ijuru, cyangwa se tukaba twumva ko kumenya ukuri ari ukujya mu badive. Turashaka twebwe ukuri, ntabwo dushaka kujya mu badive. yego ahubwo kuri niko turagenderamo kwanditse. Henry, mubivuze neza kuko n'isomo twatangije ngira ngo ni isomo ryatwerekaga yuko Kristo yamenyesheje abari bamuteze amatwi ko nibamenya ukuri aribwo bazava muri bwa bubata. Nibyo koko, buriya ukuri kw'ijambo ry'Imana ni rigari, riragutse, kandi ntabwo risobanukira umuntu uwo ari we wese uretse umuntu watitirije akegera Imana. Ni ubwiru bukomeye cyane, ariko ahari ngira ngo ninsubira inyuma gatoya ndaza kubwira abadukurikiye ko mbere y'uko mba umukristo w'umudiventiste w'umunsi wa karindwi nahoraga nsenga Imana, kuko nari narababajwe no kumva isabato y'Imana igibwaho impaka, nkumva irasuzugurwa, nkabona mbese bayifata nk'aho ari umuhango uri aho ngaho utazwi ndetse w'agaciro gato. Ariko nza gusanga isabato y'Imana ari umunsi ukomeye, umunsi wibutsa abantu yuko ari ibiremwa by'Imana. Nza gusanga ari umunsi kuko wari wubahitse, ari nayo mpamvu Uwiteka Imana yawuhaye umugisha ikaweza ukaza uruta indi minsi yose. Noneho ndasaba, ndavuga nti Imana, niba ubona ko ibyo duhora dusaba, ibyo duhora dusenga, tuvuga yuko ari twe turi mu nzira itunganye, nubona ko iyi nzira koko turimo igororotse nk'uko tubivuga, nanjye nzayigumamo kandi nzashikama, ndetse nubona yuko namaze kuyoba natannye, uzangarure kugira ngo unyereke inzira nyayo ikwiye kunyurwamo. Nubwo igihe cyarageze, iminsi iraza, uko ngenda nsenga, Imana ibona yuko koko nanjye hari icyo nari nkeneye kubaturwa, kuva mu bubata nari mazemo igihe. Nibwo nagize iyerekwa. Buriya hari igihe usanga abantu benshi nyine batemera amayerekwa, ariko hari iyerekwa rishobora kuza bitewe n'uburyo iryo yerekwa ryabaye, ukabona ko nta kubishidikanya, ukabona ko iryo yerekwa nta zindi mbaraga zihishe inyuma yaryo, cyane ko na buriya n'umwanzi Satani nawe ajya yihanga akihanga mu bishuko, akihanga mu mashusho yo kugira ngo agushidikanyishe. Ariko kuko nari naramaze igihe, narafashe igihe cyo kubisengera, naje kubibona mu iyerekwa, kuko narasabye nti Imana, unyereke inzira, unyereke umuryango, unyereke ubwoko ndimo, ishusho y'ubu bwoko unyereke iyo ari yo. Naje kugira iyerekwa riteye ubwoba kubw'imiryango. Icyo gihe twakundaga gusabana, kubw'imiryango nari ndimo, nza kubona iyerekwa mu nzozi riteye ubwoba cyane. Ibi bintu mbabwira ntabwo ari ibintu by'amakabya nkuru. Penode ndababwira ko ubwo nari nkiri muri uriya muryango, cyangwa ubwo nari nkiri muri iriya myemerere, umutima wanjye wari waratwawe, noneho ngewe nkibera mu nzozi ziteye ubwoba, ku buryo ushobora kubwira umuntu ukabwira uti ngewe nibera mu nzozi z'ibintu bibi gusa, nta kintu cyiza nabonaga mu mibereho yanjye mu nzozi. Yego, ni ukubona ibintu biteye ubwoba gusa, ibintu bimpahamura muri ngewe, nkumva narwaye trauma, nabaye traumatize, narahahamutse kubera ibintu mbona. Nkarota ibintu by'inzoka binyatamiye bishaka kundya. Periode nkarota njugunywa mu byobo, ngira nte, mbese ukabona ko ari ibintu bigukura umutima. Ariko nza kubona ishusho, nza kubona imigenzereze y'ubupfumu burimo guterekera. Ubwo nari ntitirije, nkomeje gusaba Imana, ndayibwira nti ndashaka ko unyereka aha hantu, kuko aha hantu havugwa ibintu byinshi, ariko njye sinabimenya, sinabasha kumenya ibyo ari byo. Binyereke niba ubu bwoko bushobora kubonekamo abantu bakumvira,
ahari hari igihe umubare munini uri muri ubu bwoko ari umubare wakwigometseho, kuko amakuru angeraho ni amakuru ateye ubwoba gusa. n'ibyo niberamo mu nzozi bigera ubwo nanjye ntangira kubyemera, nyamara nta kimenyetso nari nabona. ariko bishingiye ku busabe, uburyo nasabaga Imana yanyeretse yuko igihe kigeze kugira ngo mve muri ubwo bubatambaturo. yanyeretse igihamya. urajya urebaho hariya turi kubara tumanuka kuri tan, turi kubara tumanuka nyine kugira ngo tugere kuri cya gihe twihaye tugomba gukoresha. ariko se aho ngaho wari utugereye, turashaka kumenya uburyo ki wabaye umudivantiste w'umunsi wa karindwi, n'impamvu ki ariyo yatumye ari buhitamo aho hantu, byagenze biti? yego, impamvu yatumye rero mba umudivantiste w'umunsi wa karindwi ni cyane ndabishingira ku isabato y'Imana. nararebye nsanga nta bandi bantu baruhuka isabato y'Uwiteka. mbona ni itorero ry'abadivantiste w'umunsi wa karindwi. maze kubona yuko ari ryo riruhuka isabato, ndavuga nti nanjye nta handi nzaturiza uretse mu itorero ry'abadiventiste b'umunsi wa karindwi. impamvu yari imwe, nari mbayeho meze nka wa musore waganiye na Yesu, uwo musore w'umutunzi. ndagira ngo wenda iyi nkuru abaduteze amatwi baraza kwibuka ikiganiro bagiranye. amubwira ati, Yesu amubaza ati, mbese uzi amategeko, mu mategeko wasomyemo iki? amurondorera uburyo imiterere ye. Yesu arangije aramubwira ati, usigaje kimwe. nanjye nari mbayeho nk'uriya musore, nkumva isabato y'Uwiteka yingezeho ndatsindwa. ibindi nashoboraga kwitwararika, nabaye nk'uriya musore nanjye nashoboraga kwitwararika, nkumva gusambana sinsambana, nkumva kwiba siniba. cyakora hakaba ubundi buryo wagira ubutiriganya butari bugaragarira abantu, ariko umuntu akaba azi ko uri inosa, uri umuziranenge. ahari n'uriya musore niko yibwiraga mu mutima we, ariko ntabwo yari akiranutse. nanjye uwandebaga inyuma yashoboraga kundeba akanyereraho, akaba yanyerera akagwa. nimba ivuga gutyo biraza guhita byumvikana. ariko mba nk'uwo musore, nagize amarangamutima nk'ayuriya musore. Yesu aramubwira ngo ushigaje kimwe, nanjye numvaga icyo nshigaje ari isabato. ndavuga nti Mana, urabizi nakunze gukurikirana ibyigisho, ibiterane byagiye bibera ibunaka, narabikurikiranye uko nshoboye. nibura ariko noneho ndabona igihe cyo kugana mu nzira yo kugira ngo nanjye nduhuke isabato yawe, njye mu mugabane w'abaruhuka isabato, ndabona icyo gihe kigeze. ndavuga nti nshoboza umpa imbaraga. nuko cyakora nabaye mu mujyi igihe kingana n'imyaka 3. ariko mbere yuko njya mu mujyi n'ubundi nari naratekereje ku isabato cyane, nkumva ndavuga nti niba Mana isabato ikomeza kugibwaho impaka, kandi isabato akaba ari ukuri kw'ijambo ryawe, nzayiruhuka. nuko naje kwisanga mu itorero ry'abadiventiste b'umunsi wa karindwi. ndaza ninjira mu itorero, hashize igihe gitoya ndabatizwa, nkorerwa umubatizo w'amazi menshi. mbese nanjye ntangira kuba umwizera w'itorero. ndetse navuga ngo ninjiye no mu itorero ninjiranamo umugisha, kuko ninjiranamo kugirirwa icyizere. njya muri korali, njya mu mirimo y'itorero isanzwe, kuba umudiyakoni. imirimo y'abadiyakoni abaduteze amatwi baraza guhita bayumva. mba umunyamabanga wungirije wa komite ishinzwe inyubako y'urusengero. urumva ni kandi ibyo biba mu gihe gitoya, kubera ko nta myaka 2 irashira. Penirode ibi nimba ivuga nta myaka 2 irashira ugeze mu badivantiste, umenye ukuri ku isabato. Vraiment nta myaka 2 irashira. ibi nimba ivuga, ndagira ngo nibura bigira abo bitera umwete, babone ko umuntu ngo uko umuntu agenda, uko umuntu agaragara, uko umuntu agaragaza gushakisha Imana,
nibyo biba bigaragaza urwego runaka ashaka gukiraho. yego none mu badivero tumvise uko urugendo rwawe rwagenze, kandi njye numvise ari byiza, numvise ko nta muntu wabigizemo uruhare usibye nyine kugenda wumva ukuri kuko kukagushaka, noneho nawe ukorohera ukuri kuko ariko washakaga, bikaba ari nka bwa bwiza buhuye no kwisiga, bikaba nka emazi kuko ariko ko force d'attire, nimba ushaka ukuri n'ukuri kuri kugushaka, irifo ko habaho force d'attire, mugashakana nyine bikaba ngombwa ko ukubitana n'ukuri, usanga ukuri ko ari ukwiriye kurasukira mu mazi menshi mu Adventiste isabato. Ariko se agakiza Bibiliya iravuga ngo agakiza, hari ijambo risobanura agakiza n'ubundi ritari isabato, agakiza katari isabato, ibyanditswe byera bisobanura agakiza. Ese agakiza ko biti yego agakiza hari ibyakuze? murakoze cyane. Iyo mugarutse ku gakiza, nanjye hari ahandi hantu hita binjyana, kuko ndabyibuka ubwo ntari naza kuba umwizera w'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Navuga ngo hari imbaraga zashoboraga kunsunikira muri ADPR, kuko nabanaga n'abayoboke cyangwa se abizera b'itorero rya ADPR mu Rwanda, bakambwira bati iyo tukurebye tubona imico, uburyo tukubona inyuma, tubona imico yawe atari iyo kuba umuyisilamu. Nkababaza ntese aho ntimuzisanga mwakoreshejwe n'amarangamutima ya kimuntu, kuki ntashobora kuba umuyisilamu? Barambwira bati iyo tubona imico ya bamwe mu bayisilamu musengana, tubona yuko wowe barakuryamiye, baraguhenze, baraguhenda kuko ntiwari ukwiye kuba muri uwo muryango. Cyakora nanjye nyine nkumva hari uburyo ngenda mbyibuha, nimbivuga uraza guhita ubyumva, nkumva hari uburyo nzamuka mfitemo nuko ubwo rero nararebye muri ngiye gusenga kwanjye, naravugaga nti Mana uzampe guhitamo ntagendeye ku marangamutima ya bagenzi banjye, ahubwo umpe guhitamo kuri nyako. Nuko nza nisanga nahisemo itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, ariko cyane nkaba narashingiraga ku isabato. Igihe cyarageze rero, ubwo nkomeza gukora imirimo y'itorero, imirimo isanzwe nk'umwizera ugiriwe itorero n'ubuyobozi bw'itorero. Yego ariko nkumva n'ubundi muri nge ntago ndabona amahoro nk'ayo numva abantu bambwira ko babona iyo bageze muri Kristo Yesu. Nari ntarabona amahoro. Aho hantu ugeze nari ntarabona. Yego ugeze rero ahantu heza abantu bakeneye kumva cyane h'ingenzi. Ushatse waba usoma ku mazi gatoya, noneho kuko ugeze ahantu dukeneye kumva cyane, kuko abantu benshi hari ibintu baboneramo amahoro, sibyo? Nshobora kuba mfite imodokari, natwara imodokari, nkumva nyine nizo zari inzozi zanjye, nkumva mfite amahoro. Narashakaga umugore mwiza, umugore uteye neza, umugore duhuza, namubona nkumva ngize amahoro kuko mbonye ibyo nashakaga. Nshobora kuba mfite umuryango mwiza, abavandimwe beza, abana beza, nkumva mfite amahoro. Ibitanga amahoro ni byinshi, niyo mpamvu rero dukeneye kumva ahantu wakuye amahoro. Ubwo rero wowe byagenze gute? Wumvaga ukeneye amahoro, n'ubundi ukumva nturi kubona amahoro, none yaho hantu ngaho komeza utubwire. Murakoze cyane. Nari mbayeho nkumva ndi umuntu muri ngewe ufite ikindi kintu mbura, nubwo umuntu yaba mbona inyuma akabona yuko meze neza, ngakaraba nkambara mu nzira, umuntu yabonaga nta kibazo, ndi nta makemwa, ariko imbere ugasanga rwose amahoro ntayo mfite. Ariko noneho igihe kiragera ndavuga nti Mana, njya numva yuko abantu bakuronkaho amahoro bagatuza muri bo, kandi bikababera ubuhamya, bikaba ubuhamya kuri bagenzi babo. Ndagira ngo nanjye mbona amahoro aturutse kuri wowe. Ibyo ngibyo Imana yarabyumvise, naragiye ndapfukama,
ndasenga nkumva biri kujya bigenda biza, ariko uko mfukama hakaba ubwo ncika intege. Buriya tubayeho mu ntege nkeya, aribyo ndi kugira ngo mbwire abaduteze amatwi. Nibyo hari igihe umuntu agwa rwose ukagira intege nke, ukaba wari ufite umurava wo gukora, wari ufite umurava wo gusenga, ariko bikagera ubwo intege zishira ukumva wasubiye kuri rwa rwego rwo hasi. Ariko igihe cyarageze, ubwo penode nabaye nk'utaruka, ariko nabaye nk'utaruka nashakaga kubanza kumvikanisha uburyo naje ninjiye mu itorero ryarahuye n'ikibazo, ikibazo giturutse ku nkubiri y'icyorezo cya COVID-19, kuko nasanze abizera benshi baratatanye kubera iyo mpamvu. Penode ndagira ngo wenda warigezemo icyo kibazo gihari cyangwa wagezemo kiraba? narigezemo icyo kibazo gihari. Noneho ntangira kumva muri nge hari uburyo mfitemo ubwoba, kuko numva ngo hari abamenye ukuri, hari abo ukuri kwabatuye basohoka hantu nge ninjiye. Ndagira ngo wenda twari dufite iminota mike, ariko munyihanganiye tukiyongezaho utunota duke kugira ngo ibi bintu mbivugeho uburyo nabibonye n'uburyo Imana yabimpereyemo imbaraga. Kuko naraje nsanga abantu baratatanye, abatarabashije kwemera kwikingiza, nsanga uko kutumvikana kwatumye basohoka mu rusengero. Nyamara njyewe nari narikingije, nta nubwo nge nari nzi ibyo ari byo. Naravuze ntubu nyine niba ari ukurimbuka ndarimbutse, kuko Imana imenyera iherezo mu itangiriro, ahari wasanga ndimbutse. Imana yabonaga ko mu mutima wanjye mfite inyota yo kumenya inzira. Ubwo ndaza mbaza abo nasanze nyine, kuko urumva narinje nsanga abavandimwe bari mu wundi muryango, bakambwira bati bariya abantu bariya bafashwe n'ubwaka. Nkabaza se ubwaka ni igiki? Bakabinsobanurira nyine uburyo ngewe ntari nabisobanukirwa. Bati bariya nyine hari uburyo inyigisho z'ibinyoma ziza zigahita zibahuha bakava mu itorero, noneho ahubwo bakanyereka ikintu numvise kinshimishije, ariko kiba cya cyizere cyo kugira ngo uhumurizwe, ariko usa nk'uri guhumurizwa uri hejuru y'ikintu gishobora nk'uwambariye ku gisebe. Barampumuriza bati wowe ubu ngubu uraje, dore uje mu mwanya w'umuntu wasohotse ubu wagiye. Aturiya wagiye buriya agiye mu buyobe bukomeye, wowe uhise uza kumusimbura. Bagahita bambwira ngo ibyo ukuntu Yesu avuga abakozi baje mu isaha ya 11, abandi barambiwe bahinguye, kandi igihe cyo gutaha kitari cyagera. Ubwo nimbivuga gutyo biraza guhita uri kubyumva byumvikana kuri icyo gitekerezo. Yego, muri Matayo igice cya 20. Nuko ubwo mpageze nkomeza kugira gushidikanya muri nge, ariko nzana inyota yo gushakisha, ku buryo byageze ubwo ngira uguhembwa kwanjye, nagira amafaranga mbona nkagura inyandiko y'umwuka w'ubuhanuzi, nagira amafaranga mbona nkanga kugura umwenda, nkanga kugura inkweto, nkanga kugira ngo mbashe kumenya noneho ukuri kw'ibyo bintu, kuko nabonaga hari ibitabo bisomwa bitari Bibiliya. Ubwo ni ukugira ngo tubibutse aba bantu ko twemera Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Ngira iyo nyota rero yo kwibikaho, niko tujya tubivuga mu mvugo z'iki gihe, kwibikaho umwuka w'ubuhanuzi, ibitabo byenze kuba bihagije bishobora kuzamfasha muri uru rugendo. Nuko ariko ubwo nyine iminsi iraza, uko nakomeje kugenda nshishikarira kwiga, niko badushishikarizaga kugira ubwo twakwiherera, kugira amasengesho y'urwiherero, atari amasengesho ya rusange. Kubera ko batubwira yuko ayo masengesho abonekamo imbaraga zisumbuye zirenze izo ushobora kubonera mu iteraniro ry'abantu. Ubwo rero naho ngaho nungukiye, ndagenda, cyakora numva noneho nishyize mu mwanya w'aba bantu basohotse, kuko numvaga babavuga nabi, nkumva barabavuga amagambo atari meza.
birambabaza cyane, ndavuga isaba abantu wakwiyunga nabo nibura nkamenya imibereho babayemo, numvaga mbagiriye impuhwe, nkumva uburyo babavuga, kandi Yesu aravuga ngo dukundane. Ese kuki babagira ba ruvumwa, kuki bagaragaza yuko tudashobora no kubasuhuza? Kuko ibyo nabisanze mu itorero. Ukumva ko ni abantu babaye ibicibwa, nyamara ntibakabaye ibicibwa, kuko ari abantu bahoze mu kwizera kumwe nabo, bakabaye babakurikirana, ahubwo bakabigisha, ndetse bagahora batakira ku birenge bya Yesu, kugira ngo abo bantu niba bari no mu nzira koko iri kuyoba babashe kuyoboka. Ariko ukumva ko babaciraho iteka, bagenda bavuga ngo bariya ntitunemerewe kubasuhuza, ibintu nk'ibyo nkumva binteye ubwoba. Ariko nge nkagira amatsiko yo kumenya ngo ese aba bantu ni bantu ki? Ese aba bantu wasanga igihe kizagera abo basize mu rusengero bakazajya kubaka cyangwa kubasaba ubufasha. Ibitekerezo muri nge byahise biza muri ubwo buryo. Ndavuga nti nyamara hari igihe ibi byaba nk'igitekerezo nasomye cya Yosefu, ukuntu Yosefu yagurishijwe na bene se, nyamara bikaza kurangira bagiye kumureba, kumukeneraho serivisi, ubwo yari amaze kuzamurwa mu ntera. Buri ijambo ry'Imana ni igitangaza gikomeye. Naje gusanga ako kari ubwiru nk'uko bivugwa, uhita ufata ingero. Ubwo icyo gihe Mwuka w'Imana yari ari kujya agenda nk'abakaba, ari ukugira ngo koko kubw'ubuntu bwe nzigarurirwe nawe. Nyamara ntago byaje gutinda, naje kumenya amakuru y'uburyo biga, noneho nsanga ahubwo uburyo biga ni umurongo mwiza wo kwiga bafite gahunda yo gusobanukirwa. Kuko naraje nsanga nimbivuga ntabwo ari ugusebya, ntabwo nasebya itorero ry'Imana, ntibikabeho. Ahubwo naraje nsanga abo narisanze ndi kugana, nsanga nta mwanya bafite wo kwiga ibyanditswe kugira ngo abantu basobanukirwe. Kandi njyewe nkabona mfite inyota yo gusoma. Nicyo rero cyatumye njya gushakisha ba bantu basohotse. Ni naho naboneye imbaraga, niho naboneye imbaraga y'Imana. Imana igenda impa ibihamya. Nyamara ubwo Umwuka w'Imana yantumaga kubwira ubwoko buri mu rusengero ngo mbubwire ibitangaza bibonekera mu mwiherero wo kwihererana n'Imana, ntabwo bigeze bankundira. Abantu rero bari kubyumva, tugeze ahantu heza. Hari ingingo turenzeho mu kanya y'agakiza, ariko urabanza wumvikanisha iyo neza kugira ngo mu magambo makeya iyo ibanze yumvikane d'abord, noneho ku giti cyawe wumvikanisha nyine impamvu yaguteye ibyo n'icyo wahaboneye, noneho niba ngombwa tugerere neza ku gakiza mu minota ndi kubona dusigaranye nk'icumi cyangwa se 12 hafi aho ngaho mu ncamake. Yego Penrode, murakoze. Ahari n'ibinkundira nshobora kwifashisha bimwe mu bihamya byo mu mwuka w'ubuhanuzi Mwuka Wera yampaye, kugira ngo bimbere inkomezi, bimfashe muri uru rugendo, binshyigikire. Ahari mu nkundire kugira ngo mbe nasoma n'ibi bihamya, kuko nyuma y'uko ngiye, yego reka mbigarukeho gato, nyuma y'uko ngiye kureba itsinda ry'abantu bari gusenga, bari gusengera mu butayu, kuko niko ndi buhite, bari gusengera mu butayu, njya kubareba nsanga bari kwiga, ndetse biranandyohera. Ariko kundyohera nza kumva indi mbaraga insunika, insubiza hehe? Insubiza mu rusengero. Aho twita mu rusengero, ndagira ngo bizera cyangwa se n'abandi banteze amatwi bankurikiye bumva ibi bintu, kuko ni ibintu bikomeye. Ni ibintu bikomeye. Abantu bakerensa Mwuka w'Imana, abantu bafata umuntu umurikiwe na Mwuka w'Imana, barangiza bakawushyira mu ishusho y'imyuka mibi, bakawushyira mu ishusho y'ubusazi n'ubwaka. Ndagira ngo aba bantu ibi bintu babyitondere, kubera ko bishobora kuzarimbuza abantu, kandi ntago byanezeza. Ntago byanezeza, kuko iyo ndebye ineza n'ubuntu Umwami Yesu yangiriye, mba numva ari ibintu nakabaye nanjye ntangaho ubuhamya, kandi nshishikariza umuntu ko yagerageza kumva ko yaba muri uyu murongo.
nasubiye ku rusengero, ariko kubwo kuba nyine nari ndi kumwe n'abantu, urabyumva iyo utateranye n'abantu ku isabato bakubaza aho wari uri. Bari bamaze kumenya ko ndasengeye mu itsinda, ndagerageza kwihuta mbabwira yuko nari nagiye gusengera mu itsinda, nyamara mbereka yuko nagize ibihe byiza kandi byamfashije, ariko ntibabikunze, babiciye intege, nkabona bari kubica intege, nkabona bari kugaragaza ko aho hantu ari ahantu habi. Ariko uko bakomeza, iyi ikaba katarizeri, nimvuga katarizeri ni nk'umusemburo, bari kunsembura ahubwo kugira ngo banshishikarize kuzajyayo, nirundurireyo wese mu gushaka ukuri. Mu gushaka ukuri. Nkumva imbaraga imbwira ngo aba bantu baraguca intege, wowe urashaka ukuri, hariya hantu uzasubirayo. Nkumva ijwi rimbwira gutya. Nuko ariko n'ubundi mwuka w'Imana akora uburyo butandukanye, byaje kugera ku iherezo, umusozo wabyo naje gusubirayo. Ndabyibuka hari ubwo nari natashye ubukwe bw'umwe mu bakorari bacu twaririmbanaga, nza guhurirayo n'umuntu anganiriza, yongera kunganiriza ku byo gushakisha agakiza. Ndamubwira nti cyakora nanjye pe mba numva nyotewe n'agakiza, mba numva ikintu icyo ari cyo cyose byansaba nagikora. Yego hari igihe mbivuga nkabivuga mu mbaraga za kimuntu, ariko mba numva Imana inshoboje, nakwemera no guhara ikindi kintu nashoboraga gukuraho inyungu runaka igaragara, ariko agakiza nkakabona. Agakiza ko ni ubuntu, nta nubwo bisaba ko ari icyo uhari. Agakiza ni ubuntu. Nicyo kintu nakundiye Kristo. Umuntu wakubwiye iby'agakiza we yarazi iby'agakiza. Umuntu wambwiye iby'agakiza yarazi iby'agakiza, we yari yaramaze rwose kubona agakiza k'Imana, ubona ko ari mu mbaraga y'Imana, ukabona ko mbese iby'isi yabiteye umugongo. Buriya pendiode hari umuntu ureba, nawe wamureba ukavuga ati cyakora uyu muntu urwego ariho, ugahita umusabira umugisha w'Imana. Kandi buriya pendiode umuntu nagusabira umugisha w'Imana, umugisha w'Imana ukugeraho, ushobora kukugeraho mu buryo runaka wenda butagaragara yuko bukomeye, ariko ukakugeraho. Nuko ubwo biza kugera ubwo uwo muntu numva umuburo we. Ndavuga nongera gutekereza amagambo avuga ngo ni amagambo ahari niba ari muri Yobu, avuga ngo Imana ivuga rimwe cyangwa kabiri naho utabyitaho. Ndavuga ntese iri jwi ryaba ari ubwa nyuma ryaba rigeze mu matwi yanjye, narininira naryihorera ugasanga ngiye kukurimbuka. Nahise mubwira nti rwose umunsi w'ejo cyangwa se undi munsi wumva dushobora guhura kugira ngo twongere kwiga, twongere guhugurwa, uzambwire duterane. Nari mfite ishyaka, ibi bintu nimbivuga abantu ndi gushaka ko bumva urwego biriho. Nari mfite ishyaka ku buryo uwo muntu arambwira ati nyamara mfite gahunda yo kurara mu butayu. Njyewe ngiye kurara mu butayu, ngiye kurara ku musozi, ninginga Imana, nsaba Imana kongererwa imbaraga kubw'inyota nari mfite, kubw'ubuntu ukuntu numvaga hari imbaraga insunika. Ndamubwira nti nyamara ndemera kwifatanya nawe muri iri joro. Naramukurikiye turarana aho ngaho ku musozi buracya. Ubwo mwari babiri? Twari batatu. Ndabyibuka hari umuvandimwe wari waje kumusura, mbona yuko koko hari abantu bashaka Imana n'umutima wose. Hari umuntu ushaka Imana ukabona ko nta buryarya buri muri we. Hari umuvandimwe wumva ukuntu bikomeye, uwo muvandimwe yari yavuye hariya za Kigali, mu mujyi wa Kigali, aje iburengerazuba kugira ngo ajye ku Gikumba, ajye gushakisha imbaraga y'Imana. Twarajyanye, twari batatu, turara ku musozi twinginga Imana, buracya ndetse bigeze ubwo byenze kugoroba, nyamara aho hantu twahaboneye imbaraga. Twaboneye imbaraga ikomeye. Nahavuye numva muri nge hari ibintu biri kugenda bihinduka, nkumva hari uburyo umubiri wanjye numva uri kugenda wiremamo icyizere n'imbaraga. Naho nahereye. Noneho wumva ikintu gitangaje cyateye ubwoba benshi.
kirabahungabanya, abizera barahungabanye. Ibi bintu nimbivuga biraza kumvikana ku rwego Imana ishaka ko byumvikanaho. Abizera barahungabanye, baribaza ngo Isa, twari dufite igitaramo nterankunga, uwo munsi ku isabato igitaramo kiri bube, nibwo nagiye gusengera mu itsinda. Mwumva ibintu bikomeye, nemera guhara ibyo byishimo by'igitaramo. Penode nimvuga ibyishimo, urabizi igitaramo, iyo igitaramo giteraniyemo abantu bari guhimbaza Imana, uzi ukuntu biba bimeze. Biba biryoshye cyane, ubona biryoheye ijisho, amatwi, mbese indirimbo ziba zirimo ziba ari indirimbo ziri gusana imitima kandi ziri gushishikariza kwirundurira mu murimo w'Imana. Narabisibye, nasibye igitaramo kubw'umutwaro numvaga kuri njyewe mfite. Noneho bigera ubwo numva koko ikintu ndi gushakisha, numva ni nka kwa kundi washakisha ubutunzi, uvuga ati ahantu niho hari ubutunzi buzantunga imibereho y'ubuzima bwanjye bwose. Nasibye igitaramo kubera guturutumbwa, kubera ubwoba nari mfite bwo kuvuga ngo mbese amaherezo yanjye ni ayahe, kuko numvise numva umuburo wongeye kunkoraho, untera ubwoba birenze ibya mbere. Nibwo nagiye gusenga, ndagenda, ngezeyo mpasanga, mpahurira n'umukobwa. Umukobwa nawe wari wuzuye mwuka w'Imana, yari avuye iburasirazuba, ndetse yari ari kumwe na mugenzi we, bari abakobwa babiri. Ariko uwo mukobwa yongera kutwigisha icyigisho cyankanguye, ndetse kingirira umumaro muri uwo mugoroba w'iyo sabato. Bucya ari ku wa mbere, ndabyibuka, yaravuze ati muntu wicaye ahangaha ukaba warasohotse mu rusengero, ibyo bikaba ari iturufu kuri wowe yuko ukize. Uri kwibeshya niba utari wakira imbabazi z'Imana ngo wiyumvemo imbaraga, uribeshya cyane, kandi igihe kiraje kandi kiradusatiriye cyane, ubwo abantu bazajya bakubita hirya no hino, bakava ku nyanja bakajya ku yindi, bashakisha ijambo ry'Imana bagaheba. Nimudashaka imbabazi z'Imana, inzira zikigendwa hakibona, hakiri ku manywa, umwijima ugiye kubabudikiraho. Ayo magambo yanteye ubwoba. Penode yanteye ubwoba. Wari warakiriye? Nari ntarakira imbabazi z'Imana. Ubwo wagize ubwoba kuko utarazakira? Yego, nagize ubwoba kuko ntarazakira. Nagiye mbyihutisha kugira ngo kubwo gucungura igihe, nashakaga ko ibi bintu wenda mbivuga mu buryo bw'incamake, hakagira n'ibyo ngenda ntaruka. Ariko muri nge numvaga nkunda kugira ibintu by'ubwoba ntazi aho biva. Ariko Penirode, ndakubwira ko maze kwakira imbabazi za Kristo, umutwaro maze kumvaho muri iryo joro, muri uwo mugoroba w'isabato, yaravuze ati genda upfukame, genda utitirize. Umuntu wegera Imana ashakisha guhirwa ku Mana ntabwo arambirwa. Ugenda umere nka wa mupfakazi wasanze umucamanza utubaha Imana, umutitirize, utitirize Uwiteka arakumva, araguha igisubizo. Muri uwo mugoroba, muri iryo joro, nabonye ibitangaza byambayeho. Penirode, nakubwira ngo nabonye amahoro ntigeze mbona. Nimbivuga abantu babyumve, abantu bagerageze gushakisha amahoro ava ku Uwiteka, kuko niho honyine hari amahoro kuruta ibindi bintu bumva bishobora kubaha amahoro. Wagiye kumva wumva ugize amahoro, cyangwa hari izindi nzira byanyuze? Muri njyewe narapfukamye, ndasenga mu iryo joro, mbona isomo, ndabyibuka, ni isomo riri muri Matayo. Isomo waribonye gute? Isomo rero naribonye nkiva ku mavi. Numva muri njyewe ngize ikiniga, ntazi aho giturutse, ntazi ikigiteye, kuko nari ndi gusaba nti Imana, mbabarira, imbabazi zawe zitazandangiriraho. Nibwira yuko ndi mu murongo, umbabarire unkize. Nibura uyu mugoroba umbere umugoroba w'igitangaza. Muri iryo joro wari uri kwaka imbabazi nari ndi kwaka imbabazi z'ibyaha, nari ndi kongera kwatura. Noneho wumve ngo hari igihe umuntu yatura ariko agasa nk'uwatuye mu buryo butuzuye. Wari warigeze watura? Nari narigeze natura ibyaha. Muri njyewe ngira imbabazi, navuga ngo ngira amahoro, navuga ngo y'agahenge, yo kwiyerurutsa. Ariko noneho ubwo nibwo nabonye yuko
umutwaro umvuyeho, numva gushidikanya nagiraga kwagiye nta kugihari. Noneho numva nibwo mbonye imbaraga, ariko mbere yo kubona izo mbaraga nagize ikiniga gikomeye, ndagira ngo mbwira abaduteze amatwi, hari ibihamya usanga bishidikanyisha abantu muri ibi bihe, ngo nutabona Kristo abambwe ku musaraba, ngo nutagira gute, ugasanga birashidikanyisha abantu ngo nzamenya yuko nababari wari uko mbonye Yesu abambwe nkamubonesha amaso yanjye. Ariko ubibwirwa no kumva muri wowe ugize amahoro, ukagira amahoro muri wowe adasanzwe, ukumva uratinyutse, mbese byaguteraga ubwoba ukumva bikuweho. Penrode, n'ubwo buryo navuga ngo nanjye nabonye imbabazi z'Imana kandi nunguka ubundi bumenyi ntari narigeze kumenya. Mbasha gusobanukirwa amagambo ntashoboraga gusobanukirwa mbere. Ayo magambo ariko utadusomeye y'uburyo iryo somo wumva ngo wabonye. Yego, iri somo nabonye isomo riri muri Matayo igice cya 10. Ariko uburyo wabonye muri iryo somo waryumvise mu ijwi, waribonye n'amaso, cyangwa wumvise muri feelings? Yego, urakoze cyane. Iryo somo naryumvise mu ntekerezo zanjye, ntabwo numvise ijwi, ahubwo narumvise ngo Matayo. Nta jwi numvise, numvise mu bitekerezo byanjye, numva ngo Matayo igice cya 10. Avuga ngo iki? Reba kuri Matayo igice cya 10 usoma amagambo ahari. Hari amagambo atubwira ngo, umutwe w'aya magambo uravuga ngo amazina y'intumwa 12. Amazina y'intumwa 12. Mbese izo ntumwa 12 nanjye na bimwe muri izo ntumwa? Mbese Uwiteka arashaka kuntuma? Ariko ngeze ku murongo wa 5 haranditswe ngo abo 12 Yesu arabatuma abategeka ati, ntimuzajye mu bapagani cyangwa mu midugudu y'Abasamariya, ahubwo mujye mu ntama zazimiye z'umuryango wa Isirayeli. Nimugende mwigisha muti, ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Narahageze numva ikiniga kiramfashe, ndavuga se nanjye natumwa, nanjye nagira abo ntumwaho, noneho nabona ijambo. Iri jambo ryampaye imbaraga, niho nahereye urugendo, niho natangiriye urugendo. Uru rugendo niho naruhereye, noneho muri nge numva ngize imbaraga. Ndavuga nti rya jambo rirasohoye, noneho nidusaba twizeye tuzahabwa. Kristo yaranshubije ansubiriza ahangaha, nibwo nanjye noneho navuze nti koko nibwo nabona icyo mvuga imbere y'abantu, kuko byageraga ubwo njye imbere y'abantu ngatitira muri nge nkumva sinifitiye icyizere, muri nge nkumva mfite gushidikanya. Nashoboraga kujya ku ruhimbi mu nyoboramaturo, ibi nimbivuga barabyumva, baranabibonaga. Narangiza ngafata indangururamajwi mikoro ngatitira ngiye gusoma. Nashoboraga gusoma ntategwa, ariko ngatitira, bivuze ngo nari mfite ubwoba bw'ibyaha. Ikintu ntari nasobanukirwa, ikintu nari ntarasobanukirwa, kandi Imana izagisobanura, nuko hari abo mbona nkabona barakomeye ku ruhimbi. Mbese bariya bantu bamaze kwakira imbabazi z'Imana, ntabwo nzi niba ibintu bitabamo gushidikanyisha abantu bakibwira yuko ahari byazaba ishusho igaragaza yuko abantu bakize. Ukabona kuba umuntu avugwa adategwa, kuba umuntu ahagarara ukabona aravuga ashize amanga, nta bwoba, nta mususu. Nkibaza, ese bariya bantu Mwami babonye imbabazi? Nkumva icyo gihe nari mfite ikibazo gikomeye, ahari nkavuga nti umwanzi yaranshidikanyishaga njyewe, ariko nkavuga ngo ahari bariya abantu bamaze kubabarirwa, kuko mbona nta bwoba bafite. Ariko wumve ngo ikibazo nge nari nifitiye muri nge niko nibwiraga, nyamara Mwuka w'Imana ubasha gusoma imitima we yarazi ibindwaniramo. Urakoze cyane Isa, Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Sinzi rero mu munota umwe icyo wabwira abantu, cyangwa se abantu baduteze amatwi, kuko ubu buhamya hari abantu benshi, ndetse n'abo ngabo uvuze babaye muri uwo munyenga bumva ko bemewe. Twese ibyo twagiye tubikora, ariko iminsi yo kujijwa Imana ikagenda yirengagiza. Uyu munsi se umuntu waba ateze amatwi ubu buhamya, wabutangiye akaba bushoje, yaba umusilamu, yaba umudivantiste, yaba umuproso, yaba
undi muntu uwo ari we wese mu masegonda make nicyo wamubwira? Amasegonda makeya, ikintu nabwira abantu baduteze amatwi, yaba umuyisilamu, yaba umukatolike, yaba restoration church, amatorero yose, ikintu ndi kugira ngo mbwire abantu baduteze amatwi, ntabwo umuntu azajyanwa mu ijuru no kuba ari mu itorero, ahubwo azajyanwa mu ijuru n'imirimo n'ibikorwa bitunganiye Uwiteka. hatabayeho gutoranya ngo uyu nguyu azajya mu bwami bw'Imana, uyu nguyu asigare kubera ko asengera ahangaha, kubera ko ari muri uyu mwanya. Nta muyuda nta n'umugiriki, abantu ngo baba bavandimwe muri Kristo Yesu. Iyo bamaze kwakira imbabazi ze, baba babaye abavandimwe. Niyo mpamvu abantu bahamagarirwa kuza kuri Kristo, kuko ariho hari uburuhukiro, niho duteze amakiriro. Baze kuri Kristo, nibamara kumenya ukuri bazabaturwa. Kandi Yesu akaba ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Urakoze cyane rero. Nifuzaga Penrod munkundiye ngasoreza kuri iri somo, isomo riri muri Matayo igice cya 11, ngasoma umurongo wa 28 n'uwa 29. Ahangaha Yesu arahamagara. Yesu arahamagara. Ubwo ahamagara avuga ati, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura, mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Penrod, igitumye nsoresha iri somo nuko hari abantu benshi muri iki gihe baremerejwe n'amaganya, bafite imitwaro ibaremereye batagombaga kwikorera. Nyamara umutwaro wa Kristo, iyo uyu mutwaro wikorewe wonyine, kuko nibuka amagambo kandi agaragaza yuko icyo Kristo asaba inyoko muntu cyangwa ikiremwa muntu ni ukwemera ibyaha, ni ukwemera guca bugufi, ubundi kikaza bugufi bwe kikabona uburuhukiro. Kuri Kristo niho tubona uburuhukiro. Kristo aravuga ngo musabe muzahabwa, mukomange ku rugi, mukomange muzakingurirwa. Ndagira ngo abantu baduteze amatwi bibuke ko Kristo ari we buye tugwiye kwishingikirizaho, kandi niho tubonera uburuhukiro. Umuntu uje muri Kristo Yesu nta kindi aba akiganya, kubera yuko iyo amaze gutura muri we ibindi bisigaye arabihabwa. Yego, murakoze cyane rero. Isa Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Ideni turaryishyuye. Abadukurikiye nimugire amahoro y'Imana. Ni Jado Penrod Music. Turabakunda, kandi igishoboka cyose, iby'ukuri byose, ibyatuma abantu babasha kubaho batunze imitima y'ubwenge muri iki gihe gisoza amateka y'isi, icyo Uwiteka azajya duhishurira, natwe tuzajya tukibamenyesha. Reka dusoze n'isengesho Isa. Ngaho wasoza udusengera. Duce bugufi mu mitima yacu dusenge. Data wa twese, Imana ikomeye igira neza kandi kiranukira kutubabarira, duciye bugufi imbere yawe tugushimira kubw'ubuntu bwawe, kubw'urukundo rwawe rwinshi udahwema kutugirira amanywa n'ijoro. Icyubahiro kibi cyawe. Amen. Uwiteka, watanze Kristo umwana wawe w'ikinege kugira ngo yireherezeho abantu bose, uzamwemera, uzemera igitambo cye kubw'amaraso ye yamennye ku bwacu, ko uwo nguwo azababarirwa. Mwami, turabigushimiye. Uhabwe icyubahiro. Muri aka kanya twongeye kugusaba kugira ngo abaduteze amatwi bose, abaduteze amatwi kuva dutangira, ubahe umugisha, ubagirire neza,
kandi nabo ubahe kwitegura, kugira imyiteguro ihagije muri ibi bihe biheruka amateka y'isi. Abantu benshi bakeresheje imiburo yatanzwe ni myinshi, nyamara ijambo ryawe ryera ryabwirijwe ahantu henshi. Igihe rero kirageze kugira ngo buri wese afate umwanzuro, yiyumvire ubuhamya nk'ubu ngubu kugira ngo bumubere ikimenyetso kandi bumutere umwete n'imbaraga zo kugushakisha, kubera yuko mu isezerano ryawe uratubwira ngo nimusabe muzahabwa, nimushake muzabona, nimukomange ku rugi muzakingurirwa. Uti kuko umuntu wese usabye ahabwa, ushatse abona, n'ukomanga ku rugi agakingurirwa. Turagusabye nyir'ububasha ngo ugukomangiye mwami umukingurire, kubera yuko ntawe ujya usubiza inyuma. Turagusabye ngo uri bwumve ubu buhamya, uri bwumve imiburo yavuzwe muri iki kiganiro twagize. Mwami bimutere kwicuza, bimutere guca bugufi kugira ngo aze imbere y'intebe yawe y'ubuntu, kuko ariho abasha kubonera imbabazi. Turagusabye ngo mwami wumve gusaba kwacu, ukomeze kutugirira neza kandi uduhe imbaraga muri ibi bihe bikomeye, uduhe guca bugufi mu buryo ubwo ari bwo bwose, tukwerereze nk'Imana ishobora byose, kandi dukomeze gukurira mu ijambo ryawe ryera. Nibyo tugusabye tukwinginga kubw'ubuntu bwawe, ngo ubiduhe mwami, ubiduhane n'abakwizera bose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Narayengiza inzozi mbona marayika wera w'Imana ahagaze ku muryango w'urusengero. Yarafite umunzani abaza umukristo wese, ese wahawe Mwuka Wera kandi wujujwe Mwuka Wera? Nabonye bitandukanye n'ibyo nari niteze kubona, kuko mu bari baraho bose abapimwe bagasangwa bashyitse ni bake, ndetse bake cyane. Mbese mwahawe Mwuka Wera, mbese mwujujwe Mwuka Wera? Seko mbona marayika w'Imana, seko mbona marayika, izina ry'umuntu wese anyura kw'izina ry'Akarishi, nta mu mwanya waryo. Akarishi gahora ikimenyetso, mbese bakristo mwiteguye gusubiza iki kibazo? Wese mwahawe Mwuka Wera kandi mwujujwe Mwuka Wera. Kwicishije bugufi